Nubwiye ko Nani mfashiriza umugabo rwose ngiye kukugira Imana ifasha uyifashije banza ubwawe wifashe uyimenye umenye igisekuru cyo umenye aho uhagaze umenye n'icyo usengera uri gusenga utazi ibyo usengera ibyo bisekuru ni ibintu bya kera ubu tugomba kwizera Imana yonyine ibyo bisekuru buririmba n'ibiki ahubwo buriya n'ubutabizi niho nyura bakoreshaga abakurambere akaba ariho baba baraguteje imyuka mibi yo gutuma utabyara cyangwa niwe bayiteje ko numva ariho uzaba njye nakubwiye ngo uzabanze umenye igisekuru cyanjye ubanze umenye n'icyawe ntabwo wahenda ngo nange kubyara ibyo bintu wikumbwira umva aho bigeze banza wumve ntacyo ngomba kuvugana nawe sinzi uburyo wabikoresha deje wimvunira n'ubusa mvunira n'ubwonko kuba muri salo ibyo ntibikureba koko uremera n'ukuntu nagukoreye ukaba ugiye kumpemba koko kubabarira mu rushako wampaye barimo aho dore wa mwana rero niyo nakubwira akitwitaho umuntu mwiza ko nkora ibyo muri uzakira Imana iri hafi yawe sha rero ndabona waragize neza kandi ibyo wakoze Imana izabiguhembera baravuga ngo gira neza wigendere ko ntabwo uzi ejo n'ejo bundi ibizakubaho nawe ko wamugiriye neza niko nawe ushobora kuzagirirwa neza cyangwa se umwana wakagirirwa neza ariko mu buzima busanzwe mwari muri aho turaho nyine uburwayi ariko nyine urebye bikoroherwa nta kibazo Imana izaba hafi azakira none se ari ngo bakwitane nese zaba abantu baba baraguhemukiye nta muntu n'umwe waba warabonye isura ye nta kintu na kimwe bivuga ko humura umuntu wakugiriye nabi wese Imana ikuri hafi Imana izamugaragaza kandi nizeye neza ko uzabona ubutabera uko biri pastor uko biri Imana kugenda twiyereka Imana yabashije kumwonyereka buriya byose izabikora kandi nta kijya ivuga ngo gihere kandi buriya icyo yakuvuzeho iragikora muhumure Uwiteka arahari sibyo kandi bari hafi turabizera cyane Imana igiye idufasha mugize umugisha nyine mbona n'umugore dutwitaho uko turi babiri babizi nta kazi ndagenda twigaragariza ko buje n'uko bukeye cyane ngomba gukomeza gusenga rero ugahozaho niba wasengaga kabiri ugasenga kane ku munsi hose ukiyambaza amasengesho isengesho warikoze Imana nayo irakumva ikagushyigikira ikakuba hafi kuko icyo igikorwa wakoze ntabwo cyoroshye ntabwo ari buri wese wagikora ugomba kwiyambaza amasengesho rero mbese ukihata amasengesho urumva zaba agomba kujya agusengera kandi abizi neza ko Imana izakuba hafi ugakira rero tugiye gusenga tukwegereza Imana kugira ngo izagira icyo igukorera igukize mbese ku buryo Imana izakwiyereka ndaduhishurire reka abantu bamugiriye nabi Imana biga ntashitakora twakiriye Uwiteka Mana nzima twongeye kugushimira kuba ukiturinze ndagushimira Uwiteka Mana ndagushimira kuba wandinze ukaba wangejeje hano muri uyu muryango kandi ndagushimira kuba nabo naje nje gusura nabo mbasanze bakiri bazima Doriane
Doriane siriya mukobwa bari Doriane Karama. suko igemba naguhamagare ntago uri kunyumva Ntabwo nakumva. nzanira amazi aho ngaho yo kunywa Uzanira amazi. vuza ururimi utumva Oya ntabwo ngiye muzanira amazi. uvuze ngo iki Ntabwo muzanira amazi. kubera icyo utanzanira amazi Njyewe uyu munsi ngiye kukubwiza ukuri pe. Ugiye Muzanira kumbwiza ukuri, amazi? biki ugiye kumbwiza ukuri Kubera iki se muzanira amazi? akabakozi bo muri iyi minsi none se mvuze ururimi utumva nzanira amazi yo kunywa Oya, njyewe ntabwo. Hano twese dufite uburenganzira bungana. ubuki Uburenganzira bungana senkani senkani. Ndakubaga ko nakazi ubona kari kuboneka washatse akazi tukajya gusura mu kazi ko n'amafaranga ari kubura. Ariko mano nkubwira uko uvuga ibyo ngibyo uzi ko maze kumenya amakuru neza nuko naka kazi kwakoze mani wa muntu akiriho. Eke akiriho Cyane. reka Maze kumenya neza ko bamutoraguye bakamujyana kwa muganga bakamuvuza n'ahantu ari ndahazi. Ese mani kunzi ko nawe twamushoje twamufata ku ngufu afite zikaba zarasojwe urumbo ya ninde Ndogo wasanga ari yamana ikirinda uwayo ariko ngiye ku makuru ndi kukubwiranya hagazeho ndabizi neza ko umuntu ari muzima n'ahari ndahazi. Ahubwo tugomba gushaka igisubizo kandi vuba. nusonetse kutwane tukagashimuta Kandi ibyo nshaka none tukagasoza ni burundu kakame naho kakongera kuzana ibibazo. nanjye nibyo nkeneye kuko urumva uriye muntu waduhaye akazi. Uri kubyumva neza. Naza kumenya ko akazi yaduhembeye tutagakoze tutagasoje urumva nasubiza iki ngiye. ubwo aya mafaranga niyo atatugaruka Ni lazima ahubwo si ubwo waba ukiri aha ngaha kandi urabizi bariya abantu bafite umugambi wuriya muntu gushimutisha umuntu umubeshye ngo wamukoreye akazi ntugakore ni wowe wahita ukurikira wajya mu cyimbo cye. Ubwo rero ikintu tugomba gukora uri kubyumva neza tugomba kurangiza ukuntu turangiza akazi twatangiye tukamuvana mu nzira ejo bitazatugaruka akaba ari twebwe bigira bite urumva ni ibibazo tujya mu cyimbo cye. ni ibibazo cyaba bakanadufunga aramutse nawe tuvuze cyangwa se ari aho yatubonye kuko nk'ubu ngubu burya twamushimutaga wibuka ko burya twavuze ashobora no kuba yanadufata n'amajwi nubwo atatubonye isura ariko ashobora no kudufata amajwi urumva rero nimba kidedembye ese buretse gato waba waramenye umuntu wabaye umutoraguye se cyangwa mutabaye Nzi ahantu ari wowe urahazi nzi neza ko ari muzima nzi n'ahantu ari. uzi ahantu ari Yes. reka nkubwire cyari amafaranga njye ntago nayaruka ntibibaho ahubwo reka nkwereke wowe panga twongere tumushimute ahubwo ushaka amakuru neza isaha ahantu aherereye nimba ari ni mu gipanga ari nimba ari no mu nzari ushingiye kuki Njyewe ntabwo nguzanira amazi. nyine kuki utanzanira amazi Kubera yuko rwose njyewe tuvugana n'itiye boss. Rero dufite uburenganzira bungana. uvuze Ubu ngubu n'itiye boss rwose dufite uburenganzira bungana. ndarota cyangwa uvuze ngo iki bosi wuhe Boss wa hano. Abo niwe wakyanzaniye akabibi kanjye kakamera neza. uvuze ngo utwitiye Sisi wabyumvishije cyangwa nibwo wumvishije umuntu utwite ntabwo. ibyo uvuga urakomeje cyangwa uri kugira ngo unyumve Ndakumva se naragusanze hano. Uzanira amazi ntabwo bishoboka. Kuri uwo mugore w'isezerano nta kintu bivuze ngenda mutwitiye. Ubwo rero simbizi ahubwo niwe wakayanzaniye. Ukuntu inyota unyishe. ni njyewe wikoze ariko kangira nkuve n'iruhande kuko sinzi turi bubisubiremo Genda wabona mu kanya aje. umva reka nkwereke urumva reka tuve mu magambo sibyo umuntu ahari ndahazi siko bimeze urahazi ahubwo ugiye kuguha diro tiro yo kujya kumushimuta ariko ntabwo turi bujyane iyo diro arikora wenyine kutese mwa
ni ukuvuga ngo ahantu ari urumva hariyo umuntu wanjye wa hafi hafi kandi urumva ngiyeyo nshobora kuhahurira nawe bikarabura urumva ese ni sheri wawe se ni umugore wawe ni mubyara wawe ni iki cyangwa nawe tumunyweze oya ni sheri wanjye mani kandi sheri wanjye sinshaka kazamenya ko ibi bintu hari aho muriye nabyo birumvikana ndi kubyumva bose urumva bishoboka nyine bose ko kari akazi ubona kaba gakubiye uriya muzigo uroroshye wakintu ntabwo ari umuntu w'umugabo ngo azagura reka byatworoheye cya gihe turi kumwe none urumva mpambere ndama ndi njyenyine erega menya ngo yaranegekaye ntabwo arafata imbaraga rwashije igihe kingana gitera mbese ni iminsi ingahe si icyumweru kimwe nacyo kitaruzura umuntu urabona ukuntu twamugize nta mbaraga aragira zo kukurwanya uri kubyumva neza nuse muri urwo rugo sheri wawe nta wundi musore ubamo oya ni sheri wanjye urimo wenyine nanjye iyo nagiyeyo gusa ni jyewe ngenda muri urwo rugo nkahatinda na sheri wanjye hamwe n'uwo nguwo muntu wenyine niyo mpamvu nkubwira ni rero ugomba kubikurikirana kandi vuba bikiri mu maguru mashya bose rero urongeraho amafaranga ikibazo si amafaranga urongeraho amafaranga urashyiraho undi rwose erega ubuzima buranidanje aho kugira ngo bizangaruke ejo usanga oya rega si wowe wenyine bose nanjye urumva bisengira ubwoba kuko gusa ntacyo nyine ntacyo ndaza kugukomeraho urumva ndaza gukomera kuri ya ndaguhaye 200 urashyiraho 100 aya ndagukomera nka senkana aho kumva nkwereke reka nkwereke erega umva kandi bose nawe watangiye kuneza satani kandi ubizi ko dukorana neza kandi reka nkwereke kihebe urumva ubundi ubu nakagomye no kukureka kuko tukagasubiramo akazi kuko si kwagashoje kandi akazi nitwe twagatangiye kandi umenye urumva nitutagakora ngo tukarangize bizagaruka ku mitwe yacu ntabwo ari umutwe wanjye njyenyine urumva nanjye turi kumwe ntuzi kandi dukorana akazi nose urabitekereza neza nyine ukumva ingaruka zaba nyuma yawe ikibazo kugakora ndi njyenyine kandi turi babiri nanjye urumva se gusa nshaka undi mujamasi wapi wowe kubera ko hari ahantu ngendayo amakuru yaho yose ndayazi ndayafite hariya ni kwa sheri wanjye ndahahora buri munsi mba nzi situwasiyo yaho yose wowe ahubwo ngomba kukunekera nkamenya ngo sheri wanjye ntawe uhari ukajyayo ari uriye wenyine ugahita ushitura umuzigo okay wabyumvishe ni ukuvuga ngo ngewe ngomba kuguha amakuru yose ukamenya ko nta muntu uhari ukagenda ugashituraho umuzigo ukamuzana noneho guhita tunyweza ukagenda turi siri ko apana kusigamo gake Kristo waretse buni nkazamugubanyije usubura inge nkamuzana ari umurambo atazagira n'ikindi kibazo cyongera kubaho oya ntago shaka kuzicira umuntu hariya ese mwaboje yakubwira ngo muzane kari muzima kwa muzane ari muzima buriya ko byameze nkaho tujugunye nka poberi ngewe ndumva nge namubonye nge ndamutse mubonye nge ubwo ngubwo kubisoza ni vuba vuba reka nzamugubanye n'ubundi nge muzana ari umurambo ikibazo cyo kumenya yuko kwaza gake impamvu ushaka ko ugenda ukamushimuta ukamuzana apana kumugubanyiriza hariya hariya ni kwa sheri wanjye hatazagira ikizibiti kigaragara ko umuntu yapfiriye hariya bikamugaruka nawe urumva tukamuteza ibibazo ahubwo urumva uriya nta mbaraga afite zo kukurwanya genda umushiture umuzane umushimute urumva nanakwereza backup urumva ya transport mukamuzana tukareba ahandi tugirira ariko apana kurangiriza iki aferi hariya mana ndakwinginze umbabarire nta yandi mahitamo mfite ngomba kubikora kuko uriya muntu namukundaga umugabo wanjye nagukundaga urabeho tuzahurira mu ijuru Jina la Yesu, toka Satani, toka Satani. Ihangane urakira we mu izina rya Yesu. Bazimu be baguteye bo kwiyahura nabahe bari baturutse he? Umuntu yabaye iki? Musanze umugoze yiyahuye. Ndamuzi. Uramuzi? Ndamuzi.
ye Imana ishimwe. Yesu we yabaye Imana iki ishimwe. Yari yimanitse umugozi ari kwiyahura. koko nibyo twavuganye wabigenje ute wabaye iki Yesu we mana we turabigenza gute wabaye iki nibyo twavuganye koko ubu koko ibyo twavuganye ureka bikazaba kuko wari uri kwirukanswa n'iki Yesu aruzi ikibazo yari afite. reka nawe wimbaza ibyo ngibyo umuntu yarwaye urambaza iki ntabwo urakira ishyiremo ko wakize uvuga cyane wumve neza ntabwo ndi gukumva neza hari ibitekerezo ndetse ibitekerezo nta kibazo mbwira nyine wambwiye ngo ndatwite wareka tukayikura ati ukagira ute tukayikuramo inyukuramo wowe ugakuramo inda ku yihe mpamvu habaye iki ni ikihe kibazo gihari kuba utwite urumva bikubangamiye kuko ese kamubaza wari ubizi ko nsenga urabizi nabyizi ntabwo ubizi ko nsenga pasiteri waje hano se wabonaga duhuriye mu nzira aje kugusengera gusa wenda nagize ngo nyine ukamusobanurira ndi umukristo ntabwo nashyigikira naba nicaye njye nawe tukaba tubaye abicanyi nka ba bandi bashakaga kukwica ushaka guhemuka se nka ba bandi baguhemukira wowe urabizi ibintu byakubayeho umwana w'umuziranenge ushaka kumwikira iki yego nibyo pe uzamubyara utamukunze ariko ugomba kumukura kuko yinjiyemo ntabwo uzasohoka ntabwo wayi no tutabyemera naba ngiye kureba ya musore babana bamubwire rero ibyo bintu byikuremo ibyo bintu byo kuvuga ngo amasura y'iki no ibintu byikuremo uzabyara umwana umukunze mukunze nubwo nase afite navuga ngo nase afite mu byumbaza ni ibiki manya ko muzi gusa nta kintu ubusa biragenda bituma ukwezi Mukuye ahantu dore ndi kwigendera nsanga yimanitse mu giti ari kwiyahura usibye ko ari Imana ihabaye nyine itumye mani nkahita mubona nawe ubundi byari birangiye Yesu mwana ubusa mana yanjye ubusa umura Imana irahari none koko yaba ari kugenda koko turamenye ko uyu muntu abaye ko musanze umugozi yari yiyahuye habuze ndakubwiye ni Imana ihabaye ubundi yaraducitse neza imodoka tumujyane kwa muganga hamagara kuri telefone urayifite se gira vuba vuba gira vuba vuba gira vuba mu mutwe neza mwakabyaramo hano sibyo mbabarira icyo gitekerezo wazanye mana giteye n'ubwoba mbabarira cya mbere cyo urabizi ahantu nagukuye sibyo bari abantu bakugiriye kuriya nabanze ntanababona ushaka kumera nkabo nawe ushaka kuba umwicaye ngiye nkushyigikire mu bwicaye mbwira niba ndi kubaza ntabwo nishaka mvuye nkubwire nushaka gukuramo iyo nda sinshaka ko bazamfunga urabona nibere mu buzima bwanjye nyine uzambabarire wisohokere ushake pe ndagukunda nagukuye hari ahantu nkukunze sibyo bituma nzamura kamera ndakwinginze ushatse gukuramo inda ntabwo nakwemerera icyo gitekerezo Imana ishimwe bwo kubimbwira ubuse nshiduka wabikoze iyo nshiduka wabikoze urava hano unyemereye ko icyo gitekerezo uri kuzana kitari bukunde ibyo bintu uri kuzana wabyikuremo Imana irahari hari akazingira siturya situryama sitwishyura inzu hari ubwo njya kwicuruza mbese nyine kuki Imana ingaburira kuki wowe itakugaburira umwana wawe
Imana yatumye wowe nkubona nkagukura ahantu nkaza ngushyira mu nzu. Ni kubera iki utakumva ko Imana yakiza n'umwana? Uwo muziranenge ushaka kumwicira iki? Mva nkubwire rero, nta kindi kintu uranyemerera wumva inama nkugiriye. Andrea, ubu ngubu uraho wicaye ahangaha utazi mukeba wawe ahantu ari. Ubu mukeba wawe ari mu bitaro. Ese kuki utagira ugira n'imami nyiriwe yo kumbaza ngo madamu ari hehe? Ubwo uzi ahantu ari? Uhabwirwa n'iki se? Ubu ngubu madamu ari mu bitaro ngo bamukuye mu mugozi yaragiye kwiyahura. Nuba hari amakuru yigeze amenya kandi nakubwiye ko utagomba kumubwiza ukuri. Uzi ibyo twakoze kandi nawe urabizi. None rero nakubwiye ngo uzi ibyo wansezeranije. Ibyo wabonye cyangwa se ibyo wabanje kumva ugomba no kubimira mu nda. Washaka ukanabijyana mu bwiherero. Kubera ko ntabwo nshaka ko bimenyekana. Ntabwo nshaka ko madamu abimenya ko ntwitiye. Ahubwo icyiza kigomba kubaho. Ugomba kubyara umwana, ukamubyara neza, ku buryo njye nzagufasha mu buryo bw'ibanga. Ariko madamu atagize ute atabimenye. Uramenye nava no kwa muganga akava mu bitaro. Ntabwo nshaka ko azabimenya. Kunyumva? Yego bose. Gusa hari ikintu ndi kwibaza. Uri kubyibaza? Baza ndahari njyewe. Ndi kwibaza ati uzaguma ukunda umugore wawe mugumane hano, nanjye mfate umwana wanjye musubize Musanze aho naturutse? Ariko ntabwo wanyumvishe. Narakubwiye ngo si uko nkwanga. Ukundira ko ari wowe wambyariye imfura yanjye. Ari wowe ugomba kumbyarira imfura yanjye. Yego? Ndabyumva. So ugomba kuzambyarira imfura yanjye? Yego. Uwo mwana ndanamutegereje cyane kandi mutegereje. Ntabwo nshaka ibintu byo ko uzifuza njyewe mpari. Icyo uzifuza cyose ugomba kukimbaza n'ibyo uzakibaza. Ariko uteretse nyokobuje ko bimeze ite? Ko hari icyo abiziho. Urumva ntabwo agomba kubimenya. Urumva? None rero ndashaka ko wowe uzabyara buri kimwe cyose mufashe, umwana azavukira ahangaha. Urumva? Mu buryo bw'ibanga ntawe uzi ngo bimeze bite. Njyewe ubwanjye mfite amafaranga. Nagenda nkashaka n'umuntu tukamubeshyera ko ari waguteye inda. Tukamwerekana hano nkamwereka nde? Yego. Namara kumwereka ko ari waguteye inda tukamwishyura. Tukamwishyura akishyira hiyo nda. Ariko njye nkazayirira tubiziranyeho. Gusa bose njye mfite ikibazo pe. Bishatse ko mabuje nava mu bitaro azagaruka hano? Yego. Yazagaruka hano. Bosi rero nshaka ko bimenyekana. Bosi rero ikibazo mabuje naramubwiye. Akose ntukanyite mawe, ntukanyite bosi. Nyakubuje yadahari ugomba kunyita nde? Umugabo wawe. Kuko mfitiye umwana mu nda. Urumva? Umugabo wawe ikibazo rero mabuje narabimubwiye. Wiki? Ngo? Narabimubwiye. Wararinkoreye rero. Ye? Kandi rwose njyewe iyi nda nanayikuramo rwose ukagumana n'umugore wawe. Ngo iki? Ndasubira iwacu rwose ntayo narayikuyemo kuko ntabwo nasizemo atwitse cyangwa se wenda ngo mbe hari uwo nasize mvumye. Ntabwo mbyumva. Subiriramo neza kubera iki?